dore igice cya 4 cy'inkuru y'urukundo rutari rwo kirimo ibice 20 kibabaje cyane, kirimo amarira y'ukuri kandi kirangira giteye amatsiko menshi cyane. Iki ngiki twakise izina ritaravuga, amarira y'ibanga ridashyirwa ahabona. Ubutumwa bwo kuri email. Mu gitondo kimwe Claudine yafunguye mudasobwa asanga ubutumwa buvuga ko ndashaka kukubwira ukuri ku muntu wanyoherereje amafaranga igihe wari uri hafi kwiyahura. Ndi papa wawe. Amarira yahise aza ku maso tabanje no kugwa mu mutima. Indirimbo y'amarira. Yumvise indirimbo nyina yakundaga irimo amagambo ati, utabonye urukundo rwawe uzarubona ku gahinda kundi. Yagwa mu ntebe akubitwa n'amarangamutima y'ukuri kugarutse. Ibaruwa ya kabiri. Iyo email yari ifite fishe irimo inyandiko yanditswe n'umusaza witwa Karekezi Thomas. Yagiraga ati, nari mfite imyaka 19, nyina wawe afite 16, naramukundaga ariko iwabo baramuhungishije, sinigeze menya ko yasamye. Nawe unyumvire. Inzira y'igikomere. Claudine yahise afata indege yerekeza i Belgique, aho Karekezi yari yarimukiye. Yarazi ko agiye guhura n'umuntu ushobora kumwubaka ariko ntagire icyo amubwira. Inzu y'ikirere cy'amateka. Yageze mu mujyi wa Regi ahura na Karekezi. Umusaza wifashe mu gituza amubonye aravuga, ni wowe rwose, isura ya nyoko iri mu maso yawe. Baricaye ntibavuga. Amarira avuga byinshi kuruta amagambo. Nawe unyumvire. Kinyoma cya kera. Karekezi yamubwiye ko yigeze kohereza amafaranga ubwo yumvaga inkuru ye kuri YouTube, ariko ntiyashoboraga kwiyerekana kuko yari arwaye Alzheimer igenda imwibagiza byinshi n'indwara yo kwibagirwa. Agahinda k'umwana utarigeze agira se. Claudine yicaye ku ntebe yo muri hoteli areba mu kirere ati, ese kuko abagabo banzinutswe bose babaga bafite ibanga, kuki ntagira umutwe ushikamye? Nawe unyumvire. Agasanduku kipfunwe. Mu rugo rwa Karekezi hari agasanduku k'inyandiko nyina wa Claudine yamwandikiye atwite. Kagira gati, ndaguhitiyemo gucikaho ntagutera urwango. Sinshaka ko umukobwa wanjye amenya ko ari urukundo rutemewe rwamubyaye. Guhinduka nk'amazi. Claudine yahise yandika ku rukuta rwe rwa YouTube ati, ndi umwana w'urukundo rutemewe, ndi icyuya cy'amateka y'ikirenga, ariko ndacyariho. Abantu bararira, abandi batangira kumwandikira amagambo yo kumukomeza. Ivina atanga inkuru y'amayobera. Ivina amuhamagaye kuri telefoni amubwira ati, mama wanjye yigeze kuvuga ko nawe atigeze amenya se wanjye. Ese ni ibintu bihurirana cyangwa ni amateka ahuza ibikomere? Nawe unyumvire. Urupfu rutunguranye. Igihe Claudine yari muri Belgique, inkuru yamenyekanye ko umukobwa umwe wo mu kigo cye yitangiye ubuzima nyuma yo gufatwa ku ngufu n'uwamukundaga. Agarutse mu Rwanda yahinze umushitsi, umubabaro uramugonga. Makaza urukundo rutaravugwa. Mu kiganiro cya radio baramubajije ati, se waba warigeze ukunda ukuri? Yasubije ati, ntabwo nakunze umuntu, nigeze gukunda igitekerezo cy'uko urukundo rubaho. Abatari bake bararira. Jacqueline n'umugambi w'iteka. Jacqueline n'umugambi w'iteka. Yaje kumenya ko Jacqueline mbere yo gupfa yari yaranditse igitabo atigeze atangaza, cyari gifite umutwe ugira uti, Claudine niwe njye nshaka kuba. Yararyumvise, umutima umutenguhira ako kanya. Ubutumwa bwo ku rupfu rwa Bikorimana.
hari umusore wasomye ubutumwa bwa Bikorimana ku mva ye, aho yanditse ku rupapuro: nari ikiraro cy'urupfu ariko we yangiriye impuhwe. Yabibwiye Korodine, amarira yibuka, amarira arashoka. Sandra araribwa n'ubuzima. Sandra yaje kumusura amubwira ko afite ibibazo bikomeye by'umuryango ndetse amaze iminsi 15 adasinzira kubera depression. Korodine yaramuhobeye ati: urukundo ni ugutega amatwi, bwira byose. Inzozi z'ishuri ry'urukundo. Korodine yashinze ishuri ryo kwigisha kumenya kwikunda mbere yuko ukunda abandi. Yahise aryita isano y'ibyo twabuze. Yatangiye kwigisha abakobwa bijyanye no kwimenya, guhangana n'ibikomere no kwandika nk'uburyo bwo kuvura. Funguro ry'amarira. Mu birori byo gufungura iryo shuri cyangwa mu birori byo gufungura iryo shuri, Korodine yasomye igice cy'igitabo cye gitya giti: aho yumvire aya magambo yatega amatwi. Sinigeze nkundwa ariko narabaye urukundo. Sinigeze mpabwa inka ariko narabaye umutungo w'amarangamutima. Umuryango wose urarira. Umusaza atunguranye avumbuka. Karekezi yaje mu birori avuga ko ashaka gutanga ubuhamya, avuga ati: uyu mukobwa si uwanjye gusa, n'uwa buri muntu wese wigeze kwanga gucika intege. Naramuretse nk'umuhengeri ariko yambereye imfura. Ifoto itari isanzwe. Korodine yaje kubona ifoto nyina yigeze afata ari kumwe na Karekezi, bafite agakapu karimo ibitabo. Hasi hari amagambo arimo: nta rukundo rutera ipfunwe igihe rwigomwe, iherezo rishyira mu gihirahiro. Korodine yanditse mu gitabo cye amagambo agira ati: umunsi umwe nzabwira umwana wanjye, zamubwira nti ndabizi urimo gushakisha ukuri ku by'uwakubyaye, ariko hari ikirenze ibyo, ni ukumenya uwagukunze mbere y'uko uvuka. Nawe unyumvire. Biracyaza mu gice cya 5, uwo utigeze utekereza. Waba ushaka kumva igice cya 5 kirimo gutungurwa n'amakuru y'umuntu utari warigeze avugwa, kuvumbura isano na divine n'indi myitwarire y'umubabaro wambitse. Nditeguye kugukorera episode ya 5 ku mutima birenze ibyo usanzwe umenya. Urakoze cyane. Imana iguha amahoro n'ubusabane mu rugendo rw'inkuru y'umutima. Yabagezagaho iyi nkuru ndi Fabien, ariko wowe unkunda ugakunda ibyo dukora ndetse ugakunda iyi nkuru, ibuka kudusigira subscribe, wandike share, uyisharinge ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment.